Nge ntago ndibuze kubaza ibibazo byo mu rugo ko nge ndi ingaragu. Ndacyari big boy. Rero nzabibaza nindugeramo uri akenshi kubaza ibyo utarageramo hari igihe ushobora kurengera. Yego. Nge ndibariza ibyanjye ku giti cyanjye ariko mbibaze Antoine. Ngenda gukurikira nsengera habanye cyane nahanyu ariko ndagukurikira buri munsi update zawe no mu rusengero ari igihe najyaga nzi inshuro nyinshi buri murabwiriza. Hari igihe nigeze gukubona cyane ngenda umusiramu ariko najyaga nza mu icaciye kugira ngo nkurikire inyigisho. Rero ikibazo nshaka kubaza ni kimwe nakibajije ku munsi ujya mu zabukuru nyibazaho cyane n'abati umunsi umwe tuzahura nzakikwibariza. Ikintu nibaza buriya na travelinze naragenza amahanga ariko araho ugera ugasanga ntibakuzi habe n'akadomo. Umusitari wa mbere nabonye ku isi ni Yesu kuko ahantu hose ugiye usanga bamuzi. Hey! 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 Murakoze. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Nitwa Isimbi Alliance. Ndi umufana wawe pastor. Urakoze cyane rwose. Hari ikintu uvuze mu kanya nyuma nkibazaho nyine nicaye hano ndavuga nti wasanga hari undi muntu waba wakibajijeho akaba ashaka kumenya ubusobanuro bwawe. Wavuze ngo uri umunyabwenge cyane wahisemo gushakana n'umuntu uruta. Urangije uravuga nyine uvuga ibyiza byabyo kuba warashatse umuntu uruta. None nashakaga kumenya ese urusha umudamu wawe imyaka ingahe hanyuma nkomeze ikibazo. Kandi numbwira ko ikintu kitakunejeje nzakireka ariko nanjye nikubwira ko kitanejeje uzakireke. Kandi kugira ngo tubigereho nuko buri cyumweru tuzajya tuganira seriously. Muzashake madamu wanjye nuko tutazanye twarihaye intego yuko every Tuesday nari umuvuga butumwa abantu bakunda. Nicyo gihe nta muntu wigeze ntumira kuwa kabiri ngo nge kubwiriza kirikwe nabaga najyanye na madamu mpaye uruhusa ko kuwa kabiri wari umunsi wa madamu wanjye. Ubuzima tubamo none bushingira ku mahitamo y'ababyeyi bacu y'ejo hashize. Ubuzima abana bacu bazabamo ejo hazaza bushingira ku mahitamo yacu y'uyu munsi. Amwe mu mahitamo ntasimburwa no guhitamo neza ishuri umwana wawe akwiye kwigamo, ishuri rirera umwana wuzuye, ishuri rihagarara mu mwanya w'umubyeyi, ishuri ryigisha guhuza umutwe, umutima n'ibiganza. Iryo shuri nta handi warisanga uretse muri Authentic International Academy Kicukiro. Authentic International Academy Kicukiro, ishuri ritanga uburezi bufite ireme, rigatoza kubaha no gusabana n'Imana no gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe. Ishuri Authentic International Academy Kicukiro riherereye mu murenge wa Niba, akarere ka Kicukiro. Nyaruka wandikisha umwana wawe imyanya itarashira. Ushaka ubundi busobanuro wabariza kuri nimero 078885 cyangwa ukatwandikira uciye ku rubuga rwacu wa eshatu@aia.ac.rw. Ntabwo abantu bajya babyemera. Nagonze kubwira abantu ko kera niga muri segonderi ntabwo nari mu banyeshuri b'inkubaganye ariko nari mu banyeshuri bahanwa kenshi. Kubera iki? Kwiga nabonaga bigenda buhoro. Iyo mwarimu yigishaga ibintu nkumva amaze kubyumva nafataga igitabo nkasoma. Noneho rimwe na rimwe mwarimu akangwa gitumo ati kandi ubwo Rutayisire urimo urasoma hahita mbira icyuya ishati gatoha. Buriya rero nuzabona umuntu abira icyuya ujye umenya ko ari timide. Ariko giye mbivuze ntawe ubyemera ko ndi timide ariko ubwo ari byo byivugiye niko bimeze. Buriya rero iyo abantu bakomye amashyi menshi mpita ntakaza umurongo w'ibitekerezo. Neza nka peridafili deside nk'uko bavuga mu gifaransa, hanyuma nkaza kubanza nkirokompoza nkabona gutangira kuvuga. Abantumira ngo nzabaganirize, barambwiye ngo nzabaganirize ku muryango ukwiriye. Sinzi ukuntu byanditse, umuryango uboneye muri Kristo Yesu.
ni nuko byanditse. Haleluya. Rero hari ikintu nize, iyo umupastora ntumiye cyangwa umuvugabutumwa, jewe umuntu wese untumiye arambona. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo ntibambona, nuko jewe untumiye wese ambona. N'abana barantumira bakambona. Iyo rero abana bagutumira ukaboneka, urubyiruko rwagutumira ukaboneka, abagore bagutumira ukaboneka, vugabutumwa bagutumira ukaboneka, abantu benshi baragushaka bakakubura. Niyo mpamvu jewe ngenda na agenda mbere yuko nkubwira yego, banza nkabishyira muri agenda. Kandi kubera ko nshaje, abantu bantumira ninjoro bose narabahakaniye. Nta gahunda nimwe mfite yo gusaza ndwaye umutwe. Ubwo mbibabwiye rwose hakiri kare. Hari abantu bakubwira ngo twebwe ngo duterana saa 8 nijoro, nkavuga nti forget me. Nta gahunda mfite nimwe. Amajoro narayaraye muri kondisiyo zose, twaraye mu bisambu, twaraye mu modoka, twaraye mu mbaragasa. Muri iyi myaka rero umuntu aravuga ngo ubwo ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ubwo imiruho n'imihati nabishyize ku ruhande, hanyuma abandi musigare mubikora. Siko bigenda se? Muzabaze n'Imana niko yavuze. Yaravuze ngo abasore bazerekwa, abasaza, mwari mwabona umuntu urota adasinziriye. Ubwo rero uzanshaka nijoro ntambone azamenye ko nagiye gukora iby'Imana yavuze ko abasaza bakora, nzaba ndimo kurota. Amen. Reka twige ijambo ry'Imana. Ibyo ni inzenya z'abantu bashaje, nazo mujye muzihanganira. Umuryango, urugo rwiza ruboneye muri Kristo Yesu. Kambanze mbabwire amagambo makeya. Ubundi buriya umuntu wese uzashaka kubaka urugo rwiza, azabanze asohoke mu muco yavukiyemo. Ubwo Imana yahamagaraga Aburahamu igiye kubaka umuryango mushya, yaramubwiye ngo Aburahamu, ndashaka yuko usohoka mu gihugu cyanyu, ugasohoka no mu muryango wawe, hakujyana mu gihugu gishya, hakugira umugisha, kazabera abantu bose umugisha. Icyo niyo kintu cya mbere. Ariko kugira ngo ibyo byumve, reka duhere ku rugo rwa mbere Imana yaremye. Turarebaho ibintu 7. Urugo rwa mbere Imana yaremye mu itangiriro, kuko buri ikintu cyose kibaho gifite umuntu wakiremye ushyizemo n'Imana, kuko nubwo itari umuntu, burya Imana yo ni nayo twigiraho. Ibintu byose Imana yaremye yarabanje ivuga uko bizakora. Njya mbwira abashumba nkavuga nushaka kuba umushumba according to Jesus, uzabanza ufate Bibiliya yawe uyisome witonze, wumve icyo Yesu yavuze ku bashumba. Wumve, nushaka uzatumbire Yesu wenyine kuko niwe mushumba mwiza. By the way, njya mbibwira abantu nkanjye, njya mbwira nego mwabuze title. Hari abantu baza ngo reka dusabe Dr. Ntwana twigire, ntabwo kuki mutanyita pastor. Pastor niyo titre yanjye. Dr. na amashuri nize. Titre yanjye ni pastor, ubundi umuntu yitirirwa akazi ke. Doctora ni igipapuro. Believe me or not, ni igipapuro. Nimwe mushaka kumenya ko igira n'agaciro gatoya. Nyamunda gutera abantu urwenya, nkavuga niyo marabira ibipapuro bigira agaciro gato. Imana yabinyigishije one day muri 94 ku itariki ya 17 nasohotse mu nzu yanduhije kuyigeraho, mpunzi n'umuryango wanjye muri genocide, tugiye muri stade. Ndeba ibintu byiza byose naruhiye, nshakamo ibyo ntwara. Believe me or not, hari umunsi kote ryawe ryiza rihinduka useless, imbura mumaro, ugasanga aho ugiye ntibarimba. Bya kote utajya gureba yimbeho, akaba ryo uterura ugashyira mu ivarisi. Ukareba inkweto zawe nziza batera umuti nk'iyi,
ugasanga nta kizakumarira kuko imvura izagwaho gato ibirarangiye, ugatwara ibikweto bya bata n'ibya pantufure kuko nibyo bizashobokana n'icyondo, ukareba amatora ukabona nturi buyiterure, ukareba inzu ukabona nturi butereho imipira. Hanyuma ngera kuri diplome zanjye ya humanité, bachelors ya Université y'u Rwanda, licence ya Université y'u Rwanda, masters ya Université yo mu Bwongereza. Ndazireba ndabona ko naho ngiye ntibasaba akazi, maze mwisigarire hano nazisize hejuru y'ameza. Mbwira madamu ndamubwira ni kandi uyu munsi ni izi somo rikomeye, hari umunsi nzasohoka muri iyi nzu ntari bugaruke, none nitugira amahirwe tukagaruka iyi nzu sigo yikinguye, uzashaka kwiba ntazamena urugi, azaza akingura ajyemo atwara ibyo akeneye, nibura n'ingaruka hagaruka kare nzasanga inzugi zikiriho n'amadirishya nta cyamenetse. Shwari nafu niko byagenza, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Biyari umwuka kubwira ati bisigo bikinguye, n'imfunguzo twazisize ku meza juste winjiragamo ukazitungukiraho. N'izifunguzo zisijyano nituramuka dupfuye, uzajya muri iyi nzu ntibizamurushye yubaka bundi bushya, tuzamubera umugisha na nyuma yo gupfa. Hanyuma turagenda, Imana iraturinda, turagaruka. Tugarutse rero usanga ibintu byose barabitwaye, usanga diplome zanjye zirahari. Mbwira madamu ntuzi ikintu mbonye, ibya bipoporo n'imbora mu maro. Umuntu yiba inkweto agatwara n'izishaje agasiga masters yo mu Bwongereza. Ntabwo nzongera kwirata ibi bipapuro bindi. Rero mujye munyita pastor, niryo zina ryanjye, Pastor Antoine. Na kanoni nimushaka mujye mubikuraho. Bira kanoni na muri Icyo muri Anglikana ashobora kuba kanoni, ititiro honorifique gusa uvuga ngo uyu ni umuntu w'umwizerwa. Kandi burya umuntu w'umwizerwa ujye umwitondera, amenywa n'Imana yonyine. Suko nsuzuguritse cyangwa ntizerwa, ariko ye mpitamo ko Imana yiri zacu urubanza rwa nyuma. Mujye munyita pastor, niwo muhamagaro wanjye. So urugo duheraho ngaho, ikintu cyose ubwo nari ntanye ngeze ahantu nkubwira ngo ikintu cyose Imana yaremye yabanje gushyiraho umurongo ngenderwaho uburyo kizakora. Nimufata Bibiliya, nta kintu na kimwe Imana yaremye itashyirireho users manual, agatabo kuzabikoresha. N'urugo Imana ijya kururema yaduhaye modo, icyitegererezo. Iki gitabo cyigisha ku buryo bwo kubaka ingo, ariko rimwe na rimwe ntabwo twigora ngo tugisome neza ngo dushake iby'Imana yatubwiye, ahubwo dukoresha imitekerereze y'umuco. Reka mbaho urugero, hari urugo nari ndimo kugerageza gufasha ngo rwisane, rurananira pe. Noneho nza gushaka umuntu wari uzi iyo couple, nanjye inshuti yanjye nawe ngose ni ikibazo urebye mfasha kumva neza ikibazo kiri hagati y'uriya mugabo n'uriya mugore. Arambwira ati rega, ati bariya abagore b'abasope, urabizi nyine za mvugo zacu, ntabwo bazi uko bafata umugabo w'umusajya. Hari uburyo bafata abagabo b'abasajya, abasope batazi. Ibyo birakubwira ngo abo ni abantu batekereza mu mitekerereze y'umuco, not according to the Bible. Kandi nimwitegereza neza, natwe twese twicaye hano, akenshi imitekerereze yacu ntabwo iri biblical. Ibintu byinshi abantu bavuga ntabwo biri biblical, biri cultural. Umuntu afata umuco akawusiga irange rya Bibiliya, akakubwira ngo arimo arigisha Bibiliya. Reka mbaho urugero rumwanyuma ninjire mu nyigisho bwite. Ibiterane 3 bya 4 by'ibiterane nagiyemo, iyo bigisha bakubwira yuko ikizatuma urugo rumera neza ari imyitwarire y'umugore. Am I right? Kereka niba mutajya mu biterane njyamo. 3 bya 4, navuze ngo ni 3 bya 4, ntabwo ari 100%, ni 3 bya 4. Ufashe ibiterane 100, ugiye no kuri YouTube ugafata inyigisho 100, ugakora census, uzasanga 75% bakubwira yuko gutungana k'urugo biva mu mugore n'imyitwarire ye.
wrong cultural. Kuko niko bimeze. Turaza kubibona muri gahunda y'Imana. Reka dutangire. Imana ire mu rugo rwa mbere. Yuzaze manual yayishyize mu itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Urimo urankurikira? Urugo rwiza, urugo ruboneye muri Kristo Yesu. Icya mbere, igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Wumvise? Itangiriye muri singular. Tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Batwara amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo, n'isi yose, n'igikururuka hasi cyose. Imana ire mu muntu ngo agira ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha yabwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'ibindi n'ibindi. Iyo niyo statement ya mbere ijyanye n'urugo. Umuntu wese uzashaka kubaka urugo rwiza azabanza asubire au départ. Yibaze ngo ariko Imana irema urugo, Imana irema umugabo n'umugore yabavuzeho iki? Ikintu cya mbere ubanza kubona hano baratubwira ngo Imana yaremye umugabo n'umugore mu ishusho yayo niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Equal value. Agaciro kangana. Agaciro kangana. Mu ishusho yayo niko yabaremye. Niwicarana n'umugabo wawe, niwicarana n'umugore wawe, ashobora no kuba mubi. Iyo mbyutse mu gitondo ntashokoje, ninjoro hari icyokere nabizi icyuya, ushobora no kumva nuko icyuya muri pijama hasa nabi. Ariko nigiye iyo maze gukaraba nkongera nkihanagura neza, nkateraho deodora, hambara ishati nzima idapfunyaraye, yongera hasa neza nkuko abasaza basa. Mwana umwe yize kumera ati papa ati kusigaye ugifite imva ahantu hose, ntabwo nasenge ntera kanta. Je nari yakiriye nk'umusaza, nta mpamvu yo guhisha uwo ndiwe. I'm old man. Kandi sinkeneye kuba handsome. Naba handsome ngo mbimarisha iki? Mfite imyaka 30 nagombaga kuba handsome kuko nari ndimo gushaka a beautiful woman. Kuri 65 I don't need to be handsome. Ndacyafite umugore kandi hawundi shaka kongeraho. Ariko icyo nababwira niyo wabona umuntu asa nabi burya yaremwe mu ishusho y'Imana, turaza kubibona aho bigarukira mu isura nuko Satani yamufasha akamusiga ibyondo akamugira mubi. Niyo mpamvu iyo bigiye gutungana turaza kubona aho bitunganira, ariko mbere na mbere bigitangira it was good. Ikintu cyose Imana yaremaga yarahindukiraga akakitegereza ngo yes, ndumva nishimye, this is good. Hallelujah. Ifata umugabo n'umugore irabarema, irangije irabitegereza iravuga ngo naba nabo ndabona bimeze neza, it's good. Hallelujah. Mu ishusho yayo niko bayaremye, irangije irabategeka ngo mwimenyereze. Nabyo iryo jambo muri cyo umurongo turaza kurigarukaho, mwimenyereze ibiri hano byose mu bitegeke. Muraza kumva ibintu bipfira, ariko reka mbanze mfate iyindi mirongo tujye ku murongo wa 18 w'igice cya kabiri, ko noneho niho bisobanukira. Ahangaha ikora zoom. Hari igihe Imana, hari igihe umuntu akora ibintu byinshi hanyuma akaza kugira gutya akazuminga ku kantu gatoya kagakurura kakagaragara cyane. Izuminga umugabo n'umugore. Murongo wa 18 navuga ngo Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Haleluya. Mwumve rero urwenya rw'Imana. Aho Imana yavugira ijambo siho yakoreye icyo yavuze. Amen. Mujye mutondeka Bibiliya muyumve neza, nibwo muzamenya icyo ishaka kubabwira. Ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha utabonetse wese umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose. Yaragiye kurema umufasha, none iremye amatungo.
irema amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ibyo bintu, ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Haleluya. Imana irimo irakora ibiki? Yasezeranije umufasha umukwiriye, irangije irema inyoni, irema amatungo, irema ibintu byose, umufasha ataraza. Si Imana irimo gukora? Imana yararemaga umuntu akita, ikarema ikindi umuntu akita, ikarema ikindi umuntu akita. Icyo cyitwa responsabilisation. Kubanza ugafata umugabo akamenya gusohoza inshingano. Buri ikibazo gikomeye mu ngo nyinshi ni abantu barongora ari ba big boys. Big boys. Ugasanga umuhungu yarongoye, ageze mu rugo aguma mu bajyama, umugore yamubwira ati ko nakubona ngo ariko ntabwo uzanca ku nshuti zanjye. Uracyari umujyama, uracyari big boy. Ariko icyo kibazo noneho cyaje no mu bagore. Mama mia, uyu mujyi wajemo ibirara by'abagore bisohokana. Abagore bakifata bagakora itsinda, bakajya gukora picnic kuri lake Bunyonyi batajyanye n'abagabo babo. Wamubwira utari ko se ibyo bintu ukora ni ibiki? Ngo ariko natwe dukeneye kuba relaxed. Big girls. Ikintu none waneza ngo ingo zirimo zirasenyuka, zavuzwa n'iki gusenyuka? Wabonye umwana utunga urugo. Abantu benshi yinjira mu rugo ntamenye ko yahinduye status. Ikintu cyitwa responsabilisation ni Imana yabanje gukorera Adamu. Iravuga ngo Adamu, ndashaka kubanza gupima if you are able to be responsible. Ndashaka kubanza nkapima niba uri umugabo ushobora gutunga urugo. Ndashaka kubanza nkapima niba uri umugabo ushobora gutunga umugore. Ndashaka kubanza nkapima niba uri umugabo uzarera abana. Yamara kugira gutya ikakubwira ngo yes, ndibwira ko uzabishobora. Nicyo yabanje gukora. Ingo nyinshi zipfa zitaratangira. Muraza kubona n'ibindi nza kubabwira. Mwambwiye ngo mbigisha urugo ruboneye. Yewe cyera nkiri umusore natinze kurongora kubera ibibazo byambayeho. Yewe mu buzima bwanjye nuzuye n'abakobwa babiri gusa. Uwo twuzuye bwa mbere yabonye ngejeje ku myaka 27 arankatira. Ko yabonaga ntarasobanuka. Nabanje kuba umwarimu muri universite, twuzuye turi abanyeshuri kuri universite, umwarimu muri universite, hanyuma barandinganiza njya kwigisha muri tronco. Relationship yacu iratangira irwara ubuheri. Iratangira bigenda nabi, hanyuma arampepera. Namutaye n'ubukwe. Je ntabwo ndi umwana mubi, namutwerereye. Twatandukanye neza. Arambwira ati ndabona wowe kiri mu nzira. Ariko n'Imana yarimo kubikora. None icyo gihe ntangira gutitiriza Imana. Ahibwira Imana, noneho uzama umugore, undinde umugore umeze gutya, undinde umugore umeze gutya. Hanyuma Imana bukeye irambwira ngo ariko ko numva urimo kubyo umugore nzazana, wabanje tukadiringa nawe. Ayo shuwa kuri umugabo nashingira umukobwa nshima. Mamana ndi umuvuga butumwa urangaye. Kubura umuvuga butumwa ntibikugira umugabo. Subira inyuma hanze urebe icyo mvuga ku mugabo according to me. Mera mu isezerano rya kera. Yewe buri mwaka nasomaga Bibiliya nkayirangiza, n'ubu ndacyabikora. Maze kuyisoma inshuro zirenze 40. Ndabanza mfata
Bibiliya ndayisoma aho bavugamo umugabo no kubaka urugo, ndangije nkora list. Ushaka kumpinyuza azasoma igitabo nanditse cyitwa umugabo mu mugambi w'Imana. Burya picture y'umugabo dukunda guha abantu ni ya culture, ntabwo ari iyo muri Bibiliya. Imana yarabanje irambwira ngo umugore ushaka kugira ngo muguhe nuko uzabanza kuzuza condition z'umugabo nashingira umukobwa nkunda. Erega burya kubera ubuntu bw'Imana rimwe na rimwe Imana idushingira kubera amabura kindi. Buri ingo nyinshi ziri midyoka n'urwange giye urimo kubabwira. Uje ukambwira ati nyandikira nk'utumediocrite dutanu tubi wawe natukwandikira. Kwari n'igihe nganira na madamu bakambwira ibintu nkambwira ni madamu ibyo byanganire ryewe ndakirwanaho. Hari utuntu nyirwana natwe. Ikambaye n'ubu ngubu n'uyu munsi. Buri abadamu bakunda umugabo uganira. Jewe rero nkunda gusamarizinga ibintu. Kereka iyo nigisha. Hamwe atari ko kukigeyo iyo mvuye ahantu mutekerereza inkuru. Akayirambura nk'isaha yose. Wewe waza nakubaza ngo ibintu byari bimeze gute ukamasamara. Ariko uyu munsi yamaye amanota kameme ramwe ngicyo ko rusigaye ugerageza. Usigaye ugerageza. Ubwo abagabo bazi gutera inkuru ubwo murandusha amanota kuri iyo domaine. Ariko icyo nene kubabwira ikintu cya mbere yuko tugira urugo rwiza. Tugomba kubanza tukamenya inshingano z'umugabo n'iz'umugore mu rugo kandi buri wese agaharanira gusoza inshingano ze. Iyo ni point 1. Point number 2. Kubanza kumva ngo Imana ire mu mugore yamuremye for a purpose, imuremera umugabo nawe for a purpose. Iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Mu yandi magambo umugore yaremewe kunezeza umugabo ariko reciprocally umugabo akanezeza umugore. So nimushaka gupima urugo rw'icyitegererezo ku Mana ujye ubanza wibaza iki kibazo. By the way reka mbigisha akantu gato kazabafasha. Yewe nkimara kwimariya na madamu ibi kubera bya bindi nababwiye nyine Imana yari yarankozemo. Ntabwo rero tubanze twige ikintu kimwe. Imana yarambwiye ngo niba tugiye kuzubaka urugo rwiza twige kunezezanya. None tujye twicara tuganire, niba hari ibintu bitakunejeje ujye umbwira. Kandi numbwira ko ikintu kitakunejeje nzakireka. Ariko nanjye nikubwira ko kitanejeje uzakireke. Kandi kugira ngo tubigereho nuko buri cyumweru tuzajya tuganira seriously. Muzashake madamu wanjye nuko tutazanye. Twari twarihaye intego yuko every Tuesday nari umuvuga butumwa abantu bakunda. N'icyo gihe nta muntu wigeze ntumira kuwa kabiri ngo njye kubwiriza, kereka nabaga najyanye na madamu mpaye uruhusa. Ko kuwa kabiri wari umunsi wa madamu wanjye. Unakamwe ko pastor, unako naye nabo pastor na evangelist, ariko Antoine ko twashaka kuzaza kutwigisha. Ni kuwa kabiri mfite ikindi giterane nzaba nagiyemo. None se guterana na madamu si igiterane? Kuwa kabiri hari ikindi giterane nzaba ndimo. Kuko ikibazo cy'abantu benshi, they are successful out there and the failures at home. Muri domaine zose. No mu gipastori, no muri domaine zose. Many people who are successful out there ni failures at home. Kuwa kabiri kandi twe twari very serious. Twari dufite ikaye niwe wayibikaga. General CEO wari secretary w'urugo. Nige wayoboraga inama wakandika imyanzuro. Kandi kuwa kabiri twakongera guhura tugasoma imyanzuro. Tugasoma PV y'ubushize tukongera tukayigenderaho. N'ubu ngo baracyabinyishyuza kuko byageze aho turirara. Kayambwira atari ko time yanjye kusigaye warayihaye abandi nta n'uruhusa nsabye. Ariko kubera ko nagiye muri retirement nabwe ningiye kukongerera. Nzajya nkutwara ujye umpamagara, nushaka kongeraho iminsi uzayongereho. Ariko nabonye barimo kuyisatira cyane, ngiye kubanza mfunge amaburo kugira ngo bye kujegera.
ikibazo cya mbere twaheragaho iteka ryose iyo twahuraga, are you satisfied? Wumva unezerewe muri uru rugo? Kandi mbabwiza ukuri, umugabo uzatinyuka kubaza umugore w'icyo kibazo azaba ari umugabo. Umugore uzatinyuka kubaza umugabo w'icyo kibazo azaba afite umutima ukomeye. Uzi kubaza umuntu ngo ariko wumva are you happy? Are you satisfied? Muramutse mubaye abanyakuri, ingo nyinshi abantu benshi barashinyiriza, barihangana bagatwarira iyo rigorame. Uzi, nkunze kubwira abantu nkawe, buriya hari umuntu uba waramugaye, yavunitse ukugura akajya agenda gutya, kazahura n'umuganga akamubwira ati ariko uzi ko iryo gufwa ryawe ivi dushobora kuribaga tukarisimbura ukongera ukagenda neza. Ariko urabona ngo narigendeyeho imyaka myinshi ntacyo bitwaye, kuko ingo nyinshi zigenda zicumbagira, bageraho bakabimenyera ku buryo niba wambwiye ngo ushobora kubikosora, ariko baterwa ryo mbona ntacyo bintwaye. Ikizakubwira abantu biyakiriye, nuzumva umugabo ahagararanye n'umugore akabwira ngo uyu mugore wanjye tumaranye imyaka 30, wanjye tumaranye 33 ngo ntituratongana, uzahite ucumbagira. Babanye nabi bageze aho barabimenyera, bibwira ko ari uko ingo zubakwa. Ntabwo ushobora kumbwira ko umugabo n'umugore batandukanye mu mitekerereze bashobora kuba n'imyaka 30 ntacyo barapfubiranaho. No way. Icyo ni ikinyoma duha abantu kugira ngo tugaragare neza, ariko giye mbabwije ukuri, I'm a good husband but not a perfect husband. Reka tujye twemera ko kuko n'Imana irabidusaba muri domene zose. I'm a good preacher, not a perfect preacher. No muri preaching hari igihe nanjye ubwanjye, giye kuri university yacu nigisha preaching, hari igihe nanjye ubwanjye ntegura sermon mbi nkayigisha abantu bagafashwa. Haza kubira abantu ntabwo birabizi, ntiburya abantu ushatse ntiwajya wirushye. Naba nateguye neza, naba nateguye nabi barafashwa. Ariko still icyo bikubwira, we are not perfect. Nuzabona umugabo ukubwira ko ari perfect cyangwa umugore ukubwira ko ari perfect, uzahita umushyira mu mubare w'abanyabinyoma, umuntu wirarira. Twese tugomba guperfectinga ingo zacu, kandi kugira ngo dushobore kuzitunganya, ikibazo cya mbere ugomba kubaza mugenzi wawe so kumubaza niba uhahira urugo. Hari abagabo benshi bahahira ingo banagira abagore amafaranga, hari abagabo benshi bahahira ingo ariko batavugana n'abagore. Kubuhahira urugo ntibikugira umugabo. By the way, nureba muri Bibiliya nta hantu na hamwe Imana ishyira ku murongo wa mbere guhaha. Impamvu idashyira ku murongo wa mbere guhaha nuko irema Adamu na Eva amahaho yose yari yarashyize muri Edeni yarahari. Ababwira ngo mujye munezezanya, I'm creating a wife to make you happy. Muzabyitegereze neza, ingo nyinshi zifite ibyo kurya bihagije nizo zitanezerewe. Ugiye ugakora statistique za divorce, 75% y'amadivorce ava mu ngo zifite imodoka n'ibipangu. Bikubwira ngo dukeneye satisfaction. Nigeze kubwira umugabo umwe, arambwira ngo ariko ngo wabwiye uyu mugore ngo yabuze iki mu rugo, ngo dufite inzu, namuhaye imodoka. Ndabwira nariko reka nkubaze ikibazo, ubundi uyu mugore umurongora yabaga mu giti? Iwabo ntibagiraga inzu? Ati wenda amafaranga bari bafite makeya, ariko se yari yarishwe n'inzara ku buryo wamukoreye rescue? Atoye. Niki yaje gushaka iwawe? Ubwo akubwira ko yakubuze, ubwo ni we yabuze. Mwihe hari ikintu gikomeye kirimo kunezezanya. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, tumuremera umufasha umukwiriye. Ariko reka nihute kuko ndagira ngo mbasigire umwanya, niba muri bibazo ibibazo, niba muri bukore yindi mirimo. Hanyuma ngo Imana isinziriza umugabo, ifata urubavu
iruremamo umugore iramumuzanira. Hano tugiye gukora izindi principe hanyuma nkasoza. Kuri ikintu gikomeye kiriho ngo umugabo umwe yajyaga impaga n'umugore we, umugabo aramubwira ati uzi ikintu cyatumye Imana irimo umugore bwa nyuma ihereye ku mugabo, yangaga ko umugore ayihagarara hejuru ayiha amabwiriza. Kandi abagore mukunda gutanga amabwiriza. Jewe niyambarira ipantaro n'ishati, madamu akambwira ati ndakicwa iyo pantaro ntuyisohokana hano n'iyo shati ntibijyanye. Aba nicaye ndimo kuvugana n'umuntu kuri telefone agatangira kundictatinga amagambo musubiza. Namwe mujya mubikora? Buriya rero abagabo ntibizabatera umujinya, abagore burya kubera gukunda abagabo abashaka kugaragara neza. Ariko instinct maternelle Imana yabashyizemo yo kureberera abana, niyo umaze kuba big, iyo umaze kuba umugabo ntibuka yuko utari big boy. Njya mbibona madamu afite abahungu biwanjye ni barebare, umwe ni na munini, baradusumba wagira nkanga. Hanyuma rimwe rimwe akababwira nkabona ukuntu bamureba, hanyuma yamara kugenda akabwira ariko mama azamenya ryari ko twakuze. She is still the mother. Ariko niko bigenda, sibyo? Imana iri mu mugore. Nibyo wajyaga wimaka umugabo akamubwira ati yagira ngo utazajya, yanze ko umugore yaha amabwiriza, umugore aravuga ngo yarabanje kora draft y'umuntu, udukosa twari turimo twose iradukosora, hanyuma isohoramo umugore. Yewe nikundira ko ka kabiri. Ubundi abagore basa neza kuruta abagabo. Iyo umugore wanjye basa nanjye yari kuba afite ikibazo. Tekereza umugore usa nanjye, ninde wari kumurongora? Ariko icyo nshaka kubumvisha, Imana imaze kurema umugore, ikintu cya mbere cyabayeho kigomba kuba mu rugo. Remember, muri DNA y'umugore, umugabo yaragaza aramureba, aravuga ati ko nise byinshi uyu we ndamwita ngo iki? Ati ndamwita akagufwa ko mu magufwa yanjye. Atoya ndumva bidahagije. Reka mwita karako mu mara yanjye. Yumva nabyo ntibihagije, yumva ntanyuzwe. Reka mwita umugore kuko yakuwe mu mugabo. Imana iramubwira ngo rekeraho ngaho birahagije. Kuko yari gukomeza agakora poeme. Niyo mpamvu muri DNA y'abagore bakunda conversation, bakunda imitoma, kuko nicyo kintu cya mbere bumvise bakimara kurema, byahise bibajyamo. Iki rero muri terme pratique cyitwa constructive communication, communication yubaka. Burya ingo zose nziza, zaba zirimo abantu bakijijwe cyangwa badakijijwe, zubakwa na communication. Kandi iyo mvuze communication ntabwo ari ibiganiro, nimukitiranye ibiganiro na communication. Njya nkanseringa couples nkababaza ariko bakambwira ibintu nkahita ndetectinga ko iwabo nta communication haba. Abana ariko mujya muganira bati cyane, bati tujyana muri restaurant turasohoka tujya tunareba na filime. Nanyiza nkabwira nti okay, mwitiranije ibintu, kwa mujyana muri filime ibivuga ko muganira. Communication yubaka irangwa n'ibintu bine. Nimubona mubifite muzamenye yuko ubwo bizatungana. Icya mbere igomba kuba personal, ikora ku mutima. Ugakora ku mutima bya bindi birimo, ukamubwira uko ubyumva kandi akaba yiteguye kubyumva. Amen. Ari umugore ubwira umugabo atari ko rwose yewe mba nkeneye yuko mba hafi ukampa care, ariko mujye mukora ibyo bintu by'imiteto hano ngo isi yameze amenyo, isi yarashaririye, mwebwe muri aho ngaho murimo. Personal bimuri ku mutima. Umugore wawe nabyara aho atari ko ndashaka kurya isombe irimo amagufwa, zagenda umugurira isombe umugure n'amagufwa ashyiremo, biri personal. Yakumbuye isombe irimo amagufwa, wimubwira ngo ibyo ngibyo ngo nta nibyo yakumbuye, nibyo yatwariye. Hano ibyo mbabwira ni ingero zifatika. Nano wasanga harimo abantu bashakaga kurya isombe irimo ikinono barayibura.
si ameza amenyo. So bikubwira ngo communication yubaka, ubwira umuntu ikikuri ku mutima. Niba uri umugabo ukunda ko bagukanda mu mugongo, cyarumwe rero mada buri yungiriye neza, wajya unkanda mu mugongo ukanshima mu bitugu. Hari igihe umuntu aba yegamye ku ntebe cyane, hano hakakuryoha ngurate ngiye kunama unshime mu bitugu, ushyireho inzara unshime, kuko biri ku mutima. Donc hari akantu nshaka, hari akantu nshaka, nshimira hariya mu mugongo ho ntashyikira uhashime. Hanyuma warangiza ukavuga komeza sha, komeza ushima. Biri personal. Donc communication igomba kuba personal, ukabwira umuntu ibyo wifuza. Abantu benshi rero bibwira ko umuntu azaba magician, ngo yagombaga kubimenya yuko nkunda isombe. Oya, bimbwira ariko bisohoro bimbwira mu creating ahantu nzajya mbivugira. Sicyo ngicyo. Icya kabiri, communication yubaka igira umunwa umwe n'amatwi abiri. Niba madamu arimo kuvuga, dodo umunwa, wimuca mu ijambo, mureke avuge. Niyo yabavuga ibintu bitagushimishije, icara wegame uhumeke deeply, umutega amatwi. Kandi naba ari umugore wabanje kuvuga, expect ko ashobora kuvuga amasaha abiri. Wimubwira ngo summarizinga, oya, mureke avuge amasaha abiri yinigure. Sijya gusummarizinga nibyo cyo ngo rasa ku ntego. Oya, mureke yidahe. Communication yubaka itega amatwi ugafunga umunwa. Rero mbabwira ikintu nabonye, iyo arangije kuvuga amubwira uti se warangije, hari igihe agwa muri temptation akongera akagusubiriramo mu yandi magambo, ongera utega umunwa, ufunga umunwa, utega amatwi. Kuko buriya hari umuntu urimo gukira muri we ibintu yarunze, kuko abagore bagira agatorero. Ibintu byamubaje byose abirunda kere kopara, ibintu bimubaje akongera agashyiramo, ibintu bimubaje agashyiramo. Noneho njya mbyumva muri counseling, umuntu akavuga, agahera umunsi mwimariye, akakwibutsa ko umunsi mwimariye wibagiwe kumufungurira ikanzu mu bitugu, akakwibutsa yuko imodoka yawe hari iyo kibazo, ibyo bintu byose wari warabibitse. Ariko niko abagore bateye, kuko bari emotional, kandi n'utuntu dutoya duhinduka tunini iyo dushyize muri emotions. Tega amatwi akubwire. Wari wabona umuntu wagize maleze agashaka kuruka, hanyuma ntibishiremo, arakomeza kumva ataruhutse. Rero iyo umuntu atangiye kukubwira, tega amatwi, niyo yamara isaha cyangwa abiri, abanza kubwire byose kandi ubyumva. Nurangiza ubone kumubwira uko ubyumva. Ikintu kijya tugora nk'abagabo, nanjye ndimo usaba imbabazi. Hari igihe madama ambwira ibintu ntisobanura, kambwira ati ariko ntabwo nari nkeneye ko wisobanura, nari nkeneye ko unsaba imbabazi kuko byarambabaje. Ariko kugira ngo umugabo azabumbura umunwa avuge ngo mbabarira, ni bamwe mubikora. Nubundi nababwiye ko jewe ntari parufe, ndimo ndagerageza. Tega amatwi, ariko n'abadamu namwe mutege amatwi. Ko buriya speciality y'abadamu ni ubushinjacyaha. Aya, ubushinjacyaha. Akavuga ati niwumva ushobora kwemera kimwe akongera akazana n'ikindi. Ubwo namwe mujye mwakira yuko icyo twagusabiye imbabazi ujye ukidiritinga ugikuremo, sibyo? Twubake neza. Ariko ntimumaze kwandika ibintu biri kuri communication, igomba kuba personal, ikaba respectful, kubahana. Donc ukantega amatwi nanjye nkagutega amatwi. Icya gatatu,
ikaba honest, kubwirana ukuri ntimugire ibyo muhishahisha. Abantu benshi bakubura bashyira munsi y'umusambi bakarenzaho ngo ariko buriya ngo wari wabaye, oya ntacyo nabaye, kandi ubwo ngubwo yashyize mu gatorero. Niba wababaye ba honnête ubimbwire, kuko nta bushobozi tugira bwo gusoma ku mutima. Wihishahisha. Ikindi sigaye dutwara akazarusenya mu ntoki. Honest and transparent. Akazarusenya iyi telefone. Reka mbwira abagabo n'abagore, ntuzabona umuntu akoherereje ibintu utakwifuza ko umugabo wawe abona, uzabidiritinge ntumusubize. Aba ex bamaze ingo, ex communication na ex kuri izi telefone. Ngo ariko nubwo warongoye ndacyagukunda, ngo sheri nanjye ndacyagute, abaye ate sheri kandi wararongo. Mwige kugenda muri transparent. Rero ushobora kumva mbivuga gutyo ukagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko biri so frequent muri iki gihe. Hararembye. Ariko iyi telefone nanone abantu bohererezanya ibintu. Yewe rero kubera ko ndi pastori n'umujyanama w'ingo, umugore akagera gutya akambwira ati reka nkwereke ibintu umugabo wanjye asigaye abamo. Izi telefone mwagiye muzitondera. Ikintu wumva utakwifuza ko umugore wawe abona ukirimo, ukagishyira muri telefone yawe. Transparent and honest. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo Adamu na Eva babanaga bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni, babaga muri transparency abusori. Nta guhishahisha kwabaga mu rugo rwabo. Si urugo runogeye mwambwiye. Reka mbahe icyanyuma rero, hanyuma tujye ku ngingo ikurikiyeho ndaba ngiye kurangiza. Icyanyuma muri communication naravuga ko ari ibintu bine. Communication yose igomba kugira conclusion, igomba kugirwa umwanzuro. Ntimuzicare ngo muvuge ku kibazo mu gisige gitendetse mu kirere. Abantu benshi niko bakora. Umugore azana ikibazo ari mu buriri n'umugabo, umugabo atariko umva mbabarire ndananiwe ndashaka gusinzira. Ikibazo kikabarara hagati. Kandi ikibazo kiraye hagati y'umugabo n'umugore, bucya cyazanye kibyara byacyo na bikuru byacyo, kuko umugore araryama kararatekereza cya kindi cy'ubushize na cya kindi cy'ubushize byose bigasanga cya kindi bikitendeka hagati. Niko bigenda. Nimuganira ku kintu ukumva unaniwe, kambigisha uko bigenza. Byumvwe rero mbabarira ubu ndumva naniwe, reka iki kibazo kuwa kabiri nzaza kare, twicare tugicoce, tukibage, tugisesengure, tukirangiza. Ariko ntimuza, iyo nayo ni conclusion, ni icyemezo mwamufashe kuri icyo kibazo, kuko mugihaye igihe kizakemurirwa. Ariko umuntu araza ati atariko rero mubwire, uzi umugabo aratashye, umugore amushangaje ikibazo, agafata urufunguzo ati reka nkubwire mbaye ngiye nucururuka ndagaruka. Ntuzahunga ikibazo kiri iwawe, kuko iyo ugisize iwawe ubu cyubakiye. Ari umugore ukihasize, ari umugabo ukihasize, gihamagara byo n'ibyacyo. Kandi twese turabikora, abagore barabikora n'abagabo barabikora. Abagore birenzaho ikiringiti cyangwa ishuka neza akimiramiza, umugabo yamukoraho akigonesha, umugabo akararasuhuza umutima. Cyane ko arabona igihe umugabo yifitiye ikibazo kindi, hanyuma umugore akarwara iryinyo cyangwa akarwara ibindi, hanyuma akiyorosa akamwihorera. Buryo ujye umenya ko wateje ikibazo. Hanyuma ingingo ikurikiyeho, Imana ibwira umugabo, umurongo wa 24 uravuga ngo nicyo gituma umugabo umuntu azasiga se na nyina akabana n'akaramata bakaba umubiri umwe. Ikintu cyitwa karamata muri no minsi rero mbona abantu
ibintu barabyoroheje. Iyo tugiye gusezerana mu murenge baratubwira ati nimubona byanze muzagaruke tubatandukanye. Baza twabasezeranya mu rusengero bakavuga ati ariko muzabana karamata, muzakurikira ikihe mureke ikihe. Kuko abantu benshi urebye icyo umurenge ubabwira nicyo bumvira kuruta icyo Imana ibabwira. Imana iravuga ngo tuzabana karamata. Kuki mbabwiye iki ngiki cy'akaramata? Icya mbere batubwira ngo umugabo azasiga se na nyina. What does it mean? Naje gusanga iri jambo ryo gusiga ntabwo tujya turitindaho cyane. Hari ingo nyinshi no muri uyu mujyi wa Kigali nzi zashenywe nuko abantu batitaye kuri iri jambo gusiga. Sanga umukecuru yazamutse Rusizi aje gutanga amabwiriza mu rugo rw'umwana hano Kabeza. Umuntu akazamuka Kirehe kaza gutanga amabwiriza mu rugo rw'umwana hano Kanombe. Kaza ati umwana wanjye suko yaryaga. Se mukecuru wabyemeye ko umwana wawe atakira umuhungu ko yabaye umugabo akarya ibyo umugore yatetse. Hari utuntu nk'utwo. Ubundi ninde ugomba gukemura icyo kibazo? Nyir'urugo. Ariko nimuzitegereza kenshi umugabo asayidinga n'abarumuna be n'abakuru be n'abashiki be na nyina na se. Akibagirwa ko Imana yavuze ngo umugabo umuntu azasiga se na nyina ajye kubana n'umugore we akaramata. Protection y'umugore wawe ni responsibility y'umugabo. Iyo utabikoze genzi ngo nahagazeho ndazibona zisenyuka turazishyingura kubera ko hari umuntu utaributse ko agomba gusiga. N'abagore mugomba gusiga. Hari abagore bafata amafaranga bagakunda barumuna babo n'ababyara babo haza uw'iwabo w'umugabo bikaba ikibazo. Iki rero ko gikemuka umugabo n'umugore wabo bakaramata. Ariko imiryango yombi ntabwo bayita, barayisiga. Ntabwo Imana yavuze ngo bazibagirwa bazata, oya bazasiga. Bivuga ngo niba uyu mugabo yari afite abantu yitaho biwabo nuno mugore akaza afite abo yitagaho biwabo, nimwicare hamwe mubakaramata muhuze umutungo, iyo miryango yombi muyiteho nk'abana bayo. Hawe mugomba kureka. Ariko nta nubwo mugomba gusumbanya. Niba mushaka kuzaba urugo rutunganye mu buryo bw'Imana, nimwitegereze iyi image y'urugo rwa mbere Imana yaremye. Amen. Hanyuma ibi kugira ngo bishoboke tugomba gusubira inyuma tugakosoraho ibintu byapfiriye. Kuko buriya ibi ngibi tumaze kubona ku bwa kamere y'umunyabyaha, kandi twese twavukiye hanze ya Edeni. Uru rugo rwaremewe muri Edeni ariko twe twavukiye hanze yayo. Umunsi Imana yirukanye umuntu muri Edeni twavukiye hanze ya Edeni twese. Hano hirya mu Giporoso, hano muri Anglikani, buri mwaka tugira igiterane cyitwa Back to Eden, kugerageza kugarura ingo muri Edeni. Twese twavukiye hanze ya Edeni. Ari abagabo twavukiye hanze, ari abagore mwavukiye hanze. Kugira ngo ingo zizongere gutungana nuko tujya muri Yesu, niwe utugarura muri Edeni. Ukabanza ukihana, ukaba umugabo ukijijwe usa na Yesu. Umugore akihana akaba umugore uciye bugufi kuko yubaha Yesu. Aho niho hazavamo wa mugore bavuga ngo bagore mwubaha abagabo banyu, ariko hakavamo abagabo bavuga ngo namwe bagabo mukunde abagore banyu. Kuko komparizo bakoresha baratubwira ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo. Merutse kuza mu ndege mbona akantu kanditseho ngo aka kantu ariko n'akabadamu ngo akagaserumu kavura iminkanyari. Noneho ndavuga nako reka nkagure nze gutera madamu urwenya. Turaza tugeze mu rugo ndabona madamu nakuzaniye agaserumu kabisa kanditseho ko kavura iminkanyari. Noneho turaganira ngo tumva ibyo ari byo byose. Ikinshimishije suko
wazanye aka gaserumu ngo kavure iminkanyari n'utuntu basiga mu maso, ati ko nakise numva gakanisha uruhu kuruta nuko karworoshye, atariko ungirire neza ahubwo ubwo wabitekereje ujye unkunda ne kuzana iminkanyari, kubera ko hano batubwiye ngo twe tugomba gukunda abagore bacu nkuko Kristo yakunze itorero akaryiyegereza, get closer, ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi cyose gisa gityo. None wepfo akatubwira ngo bagabo mukunda abagore banyu gutyo ngo nibwo abagore bazabubaha, meaning ngo handi natangiriye urukundo rw'umugabo nirwo rubyara kubaha k'umugore, no the other way around. Ntabwo bavuga ngo bagore mwubaha abagabo banyu ngo nibwo abagabo bazabakunda. Bibiliya iravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu, automatically nimubakunda nkuko Kristo yakunze itorero bazabubaha. Ntabwo ari je wanditse Bibiliya, ariko naje gusanga ari byo. Buriya umugore wanjye ajya mbwira ati buriya ati yo numvise unshyigikiye ati nge shobora no guterura isi. Ndavuga nti ibyo nabyo ngiye kujya nkushyigikira uzaterura isi, kuko nijye ufitemo inyungu. Rara abagabo tuzi ubwenge, yewe narongoye umugore nduta, iyo abantu babonye babona ashaje waracyari muto, rero nta rwitwazo nzagira rwo guhobagira nk'abagabo bamwe na bamwe. Kandi igihe nagiye muri retirement waracyakora, rero mfite impamvu zo kumukunda zariyongere, kuko ubu ngubu azajya ngaburira, azajya akora angaburira, nanjye nkora iki kumurinda iminkanyari. Ubwo se byakunanira koko kwicara gusa wowe ukamurinda iminkanyari, hanyuma asigaye nawe akakumvira? Urumva uzi kurya ibiryo by'umugore utagiye gukora akabizana wowe ukabiryo tu. Kandi abagore nicyo mbakundira, yambwira nubona nambaye ishati nziza niwe yayiguze, ko burya abadamu abagabo bamwe baravuga ngo abagore bangiza amafaranga. Ntabwo ajya yangiza amafaranga nkuko twebwe tuyangiza. Nta mugore ujya usengera, murabazi basengera, nta mugore ujya ugura inkoko, kereka abandi bari modern nahoze mbabwira. Agura inkweto z'abana, agura amasahani, yewe angurira amashati, akangurira amakoti. Nkamubwira se uyoboye ko mfite amashati, ariko nabonye kakubera. Ejo akagaruka ati naka nakabonye mbona kakubera, nawe nta kibazo, yewe nzajya nkukunda wowe ujya ugura amashati, nta kibazo. Rero reka nsoze, urugo rubereye rusaruti. Icyambere kwibuka ko urugo ari umushinga w'Imana. Uzashaka kubaka urugo rwiza wimika Imana mu rugo iwawe, wimika Imana, kuko ikintu cya mbere kirinda urugo, nubona umugabo usengana n'umugore ugira ate usengana, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugore. Ingo nyinshi hasenga abagore, abagabo bakavuga amen. Oya, twebwe twabibonye kare. Iyo tugiye gusenga nimugoroba hasenga abana nibo babanza, umwe muri twe akaza gukorotira nyuma. Kenshi nigiye gukorotira kuko nigiye ugomba kuvuga umugisha, nigiye pastor, nigiye priest, umutambyi w'urugo rwanjye, ngomba kuruvugaho umugisha, n'Imana ikabimenya ko mpari, na Satani akabimenya ko naharaye. Ubwo rero abagabo mwese muri hano, buri joro we na madamu wawe, icyakora kubera ko ari umufasha wanjye, hari igihe murobesha akaba ari uvuga umugisha usoza. Ni ukumurobesha, icyo gihe ugomba namurobesheje, kuko icyo ndimo gushaka gukosora n'ingo nyinshi hasenga abagore, abagabo bacecetse. Niyo ndwara turwaye. Mu gitondo iyo tubyutse ubwo twembi turasenga, usenze mbere ashima Imana, agasengera umuryango wose, abana tukabavuga mu mazina n'abuzukuru kuko turabafite, agasengera akazi, agasengera aho nakoraga ubwo gihe nkiri pastor uyobora paruwase, agasengera naho akora. Ubwo usigaye agasengera itorero n'igihugu. Uwasenze mbere undi akavuga amen, usenze ubwa kabiri undi akavuga amen, tukaba twasenganye. Urwo ni urugo rurimo Imana.
icya kabiri kiranga urugo rurimo Imana, urugo rugendera ku ijambo ry'Imana. Ikintu nushaka kunkosora ujye umbwira ngo Imana iravuga ngo, ukaze kumbwira ngo abandi ngo bagira batya. No, mbwira ngo Imana iravuga ngo. Ninsanga ndimo gukora iby'Imana itemera rwose kwihana biranyorohera, sibyo? Urugo rugendera ku ijambo ry'Imana byaba bishoboka jewe iwanjye nibwiriza ritavaho, naba mpari naba ntahari, buri mugoroba kwa Rutayisire twane tugomba gusoma Bibiliya. Tugomba, ntabwo ari kuvuga ngo dushobora, ni itegeko ridakuka. Kuva kwimariye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 muri 90, ku itariki ya 19 nimugoroba twasomye Bibiliya. Uhera uwo munsi kugeza uno munsi n'abana bacu barabizi. Icya gatatu, icyo nacyo n'abana bacu barabizi kandi baragikora, kubahisha Imana ubutunzi bwacu. Hari abantu rero baba mu matorero bakubwira ngo ariko twebwe ngo itorero ryacu ntirisaba icya 10, nkabwira ni it's not a problem. Jewe nize gutanga icya 10 ndi umukatolike, kugiye ubundi original ndi umukatolike, ntabwo nari umwanglikani. Madamu niwe wangize umwanglikani. Hari abagabo ngo badashobora gukurikira abagore, jewe naramukurikiye da kandi sindabyicuza. Twaricaye tubyumvikanaho, nsanga ikizatwungura twemba ruko tujya iwabo. Ariko je ntangira gutanga icya 10 nari nkiri umukatolike, nagisomye muri Bibiliya, Imana irakinsobanurira, ndagenda njya kwa padiri ndamwe ntuzaniye icya 10 ati cyo ni igiki. Icya 10 nyine wagikuye he? Ndi muri Bibiliya. Atoya oya, twari dufite umupadiri w'umuzungu. Oya twebwe tuzi ituro rya kiliziya n'ituro ry'umukristo, ibyo bya 10 ntabyo tuzi. Abantu njya mu mpaka na padiri ko bahora bacisha akabox imbere yanjye, zajya nzinga amafaranga nyashyiremo. N'abana banjye narabibigishije, urugo rwubaha Imana, rwubahisha Imana ubutunzi bwabo n'igihe cyabo. N'ubu ndi muri retirement ntituzabireka. Je na madamu umushahara turawuteranya, ukwezi kwashira noneho bisigaye byaroshye nkajya muri app ayasunika kuri konti ya paroisse, atanga icya 10. Andi tubona cyangwa niki tukayashyira mu murimo w'Imana. Dufite ukuntu tubikora, ariko ugomba kwibuka ko niba ufite itorero, iryo torero rugomba kuba supported. Simbivugira ko ndi pastor, ubu jewe nta paroisse nkiragiye, nta na paroisse kimpembwa na RSSB na cye social, ariko ngomba kuita na pansiyo yanjye nyitangaho icya 10. Nubwo natanze icya 10 ku mushahara, na pansiyo nyitangaho icya 10, kuko Imana yaravuze ngo icyo wungutse cyose gitangiyeho icya 10. Urugo rwubahisha Imana ubutunzi bwabo. So cyo si ihambere, kuko urugo ni umushinga w'Imana. Ugomba guhora wibutsa ko uyu mushinga si uwawe, ufite nyirawo, kandi Imana yakwishimiye. Urugo rw'umukiranutsi ruzagira umugisha, niko Bibiliya ivuga, kandi ndabivuga mbifitiye gihamya. So cyambere urugo ni umushinga w'Imana. Icya kabiri, umugabo n'umugore basoza inshingano Imana yabahaye. Icya gatatu, umugore n'umugore banezezanya. Icya kane, urugo rurimo communication yubaka irangwa na bya bintu bine nababwiye. Icya gatanu, urugo rutarimo ubusumbane, kuko mu ishusho y'Imana niko twaremwe, umugabo n'umugore niko yaturemye rwose. Umugore yakugira inama ukayemera, n'umugabo yakugira inama ukayemera, niyo waba umurusha amashuri. Nta busumbane. Dushobora gusumbanya ubwenge, gasumbanya amadiploma, ariko mu gaciro turareshya. Jewe niko mbyemera, niko Imana ibivuga. Icya gatandatu, urugo rutarimo urwikekwe, transparency, uko Adamu na Eva babana. Icya karindwi, urugo rusiga, ugasiga so na nyoko mu kubaka karamata, ariko mukajya mwibuka umuryango mugari nawo mukawitaho. Imana ibaho umugisha. So ni criteria 7 ziva mu mugambi w'Imana. Reka mbashimire ko mwanteza amatwi. Nabonye rwose abantu b'abanyeshuri beza bari barimo gufata note, bandika basubiramo, ariko Yesu yajyaga yigisha yarangiza akavuga ngo nyamara murahirwa ni mubikora. Mugira mute? Murahirwa ni mubikora. Reka mbaha assignment, reka manzi ndebe abagabo bazanye n'abagore babo mumanike turebe, boroheje kumpagurukana. Abagabo bazanye n'abagore babo mumanike turebe. Okay, mission nyihaye abadamu, muze kwibutsa aba bagabo ngo pastor yatubwiye ngo ibi bintu twize dusubiremo turebe niba tubikora.
sibyo hanyuma abandi basigaye ubwo sinzi uko muzabibwira abanyu mukabaha amabwiriza mukababwira ngo icara turebe ko ibi bintu twajya tubikora Imana ibaha umugisha kuko ibintu iyo bimenye ntubikore ntabwo bikubyarira umusaruro ntabwo nzi niba nabashimye aho mwaribwaga ariko ibyo mbahaye nibyo nari mfite Hallelujah. Hallelujah. Reka twongere tuzamure Imana icyubahiro. Murabona uyu munsi umeze gute? Ni umunsi udasanzwe. Hallelujah. Abinjiye nyuma tubahaye ikaze Ambassadeur ALLIAH COOL. Reka tukusabe uhaguruke usuhuza abantu. Imana iguhe umugisha kubwo kubana natwe. Hallelujah. Yaje twamaze kwakira abandi ariko nawe akwiriye kwakirwa. Hallelujah. Ejo nibwo yageze mu Rwanda avuye kwakira igihembo. Ejo nari ndi kuri airport nagiye kumwakira. Ni award yakuye muri Nigeria. Imana imuhe umugisha kuba arimo kuzamura ibendera ry'u Rwanda mu bindi bihugu. Hallelujah. Ukavuga ikibazo cyawe mu magambo magufi hanyuma bakagusubiza. Imana ibahe umugisha. Nari inyuma barahari. Yego. Esashib. Amen. Nitwirakoze Sabra sengera muri Eglise Apostolique Remera. Ndo mu mama mfite abana batatu n'umutwaro umwe. Ikibazo cyanjye giteye gutya. Hari igihe uba ufite umutware mu by'ukuri musengana mukundana bimwe mu byo watwigishije mu rugo rwanyu bihari ariko hari buri muntu afite ukuntu mu by'ukuri abateye cyangwa se Imana yamuremye ugasanga hari umugabo ibintu byo gutanga care cyangwa se yaba kuyiguha cyangwa se we kuyimuha bitamufasheho cyane. Ikibazo cyanjye kimeze gutya ufite nko umutware udakunda kumuha care kandi nawe wenda kuyiguha ari ibintu ubona bitarenterese muri we wabyitwaramo gute kugira ngo icyo kintu kandi we wumva iyo care uyishaka ufite iyo manka yo kuda ufite umutware utabishoboye ariko ibindi byose abikora neza yubaha Imana murasengana urugo rwanyu rwubaha Imana ariko iyo manka yakukanuka aho hantu ntahashime ngo ahagere. Murakoze. Oya bugumanye microphone. Bugumanye iyo microphone nanjye nkubaze. Mukira aba fiancé yajya ko kwandikira utumessage twiza. Oya. Ubwo wamwemeye utese atagukunda. Buri munsi mu gitondo saa sita niyo ari mu kazi aranyandikira ngo ndagukunda iryo jambo gusa. Okay, umutoma we n'uwijambo rimwe ujye uryo ndagukunda. Ujye ugendera kuri uwo nguwo. Sibyo? Kuko nabibabwiye abagabo burya birabagora kuvuga amagambo menshi. Do you know reka nkwereke uko bikora. Abagabo bamwe reka twumvikane iyo arimo gutereta umugore utari uwe. Abagabo bamwe iyo arimo gutereta umugore utari uwe avuga amagambo pe ashobora no kwandika poema akajya yikoherereza kandi uwe yamutekinze for granted kuko yumva atari ngombwa. Buriya rero nakwandikira ngo ndagukunda wowe nataha reka nkwigisha uko umuntu abyaza umusaruro ijambo rimwe. Nataha ujye wicara umwegere niba yicara mu ntebe ariko itari ya indi y'umugabo ariko niyo yicaye mu y'umugabo ndakubwira uko uzabigenza. Uzagende wicare kuri kude yayo umushyireho ukuboko umugore uti wakoze kunyandikira aka kajambo wakarambuyeho gatoya nkumva icyo washaka kuvuga. Uzaba urimo kumwigisha kuvuga umutoma kandi bizakunda. Reka nkubwire ikintu nabonye. Hari abagore b'inshoreke burya barusha abagore bisezerano kwita ku bagabo kuko barimo gukora customer care. Igeze rero kujyana n'umuntu w'inshuti yanjye ahantu kushorekeye nakuye isomo. Turagiye turicaye
atuzaniye icyo kunywa arangiye atari ko se sheri ubu ngubu wowe ubu ntabwo bunaniwe ubwo arabwira ariko wa wundi nyine sheri we yambaye ikoti arikuyeho arikubise kuri portemanta yinaze hirya pastor wenda bizara mu cyayi use we nkuzanira iki nkuzanire kaju nkuzanire ka mitsigi nkuzanire ka henekeni nkuzanire iki hanyuma amaze kumurebera gahenekeni amwicara iruhande amukubitaho urutugu ndareba ndaganisha nabibonye uko abantu babigenza uyu yaramukuramo keya niyo atari kumuhara yimuhatu rero reka nkubwire umuntu niba yakwandikiye ngo ndagukunda keya ujye umwegera azayiguha deje uwo muntu ukoherereza aka message mu gitondo na nimugoroba he's a good husband ariko ubwo ntabwo ari talkative wowe rero uzabimwigisha kandi uburyo bwo kubimwigisha no kugenda ukamwegera ukamubwira ariko sheri aka kajambo wanditse buriya ubushaka kuvuga iki azatangira buke buke ajya kubwira hanyuma bizaguka reka nkubwire ikintu kimwe icyo mbabwirira ibi ngibi kera twebwe turi muri fiançailles na madame telefone zari zitaraza ndavuga izi ngizi za mobile na ziriya za landline igihe aho nabaga mu cyaro cy'Ururindo ntazahabaga iyo rero nabonaga umuntu uje i Kigali nandikaga utumessage nandika agapapuro urukumbuzi rwose nkarurundamo ashyira muri envelope nkamuhanuka ukamushyirira yagaruka akagarukana kandi nkadufayiringa ahantu noneho naba nakumbuye nkicara nkadusoma nkavuga ntaracyankunda tu noneho rero twimariye azana utwe sanga aracyadufite n'utwanye nari ntufite tuzishyira hamwe noneho umunsi umwe abana bacu sinzi ibintu bari barimo gushaka bazigwaho barazimva noneho nimugora batera tumva papa na mama twajyaga tubona muganira twabonye aho byatangiriye papa yarandikaga mama kandika rero nkubwire buriya abari hano mwese ya mitoma mwajyaga muvuga mukiri abafiance revive it naho care vraiment abagabira tugora kuyitanga benshi muzi impamvu aho twavukiye nta care yahabaga ariko ikindagira ngo ahubwo ugize neza kubaza icyo kibazo kubera mfasha gusobanurira abagabo benshi miriyo twavukiyemo ntabwo rero tugiye gusaziramo burya mu cyaro ikigira umugabo masculinity guhinga kugabura none twebwe twaje mu mujyi ntabwo ushobora kubwira umugore ngo nigiye gutunza kada hari igihe mwembi mujya guhaha agatahana imbogo wazanye urukwavu sibyo se none se ko nkanjye ndi muri retirement pansiyo yanjye madamu waracyari umukozi se nshobora kumuratisha ngo nijye gutunze nyamara ndacyari umutware w'urugo rwanjye nubwo azana inzovu hazana agakwavu ko muri pansiyo turicara tukabishyira hamwe tukavuga ngo we are blessed noneho nkarusha kuko muri kino gihe ntabwo ikizakugira umugabo ari uko utunze urugo ikizakugira umugabo ni uko utanga affection ugakunda abana ugakunda umugore hanyuma mugakominika mugafatanya ibyo mwungutse mukabibyaza umusaruro abagabo benshi twaribuze nako baribuze jewe sindimo kubera ko isi yahindutse abagabo bumva nta gaciro bagifite ndenda kubaha ingero umugabo agira gutya umugore yaba yakoze mu kazi hahandi aho batanga amafaranga bakamuha imodoka ukajya ubona umugabo umwe yanze no kuyigendamo ngo utazanyirata ukavuga ko ari wowe cyo rwose azanye imodoka nkayigendamo nezerewe narangiza nkamukunda rero muri kino gihe icyo abagore bari bakeneye iwacu mu cyaro ni abagabo bahaha bakorera urugo muri kino gihe twebwe mu mujyi icyo abagore bakeneye n'abagabo bakeneye ni umugabo n'umugore bakominika bagasangira ibyo bombi bahashye ko twese turahaha cyo muzakimenye isi yarahindutse isi twakuriyemo ntabwo rero turimo gusaziramo abenshi twavukiye mu cyaro none dusaziye mu mujyi abenshi ba mama na ba data ntibari barize none dufite amadoktora na masters iyo si ratandukanye
change, muhinduke naho ubundi impinduka zizabasenyera. Reka dukomeze undi inyuma hariya. Murakoze. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Nitwa Isimbi Alliance. Ndi umufana wawe pastor. Urakoze cyane rwose. Hari ikintu uvuze mu kanya, nyuma nkibazaho nyine nicaye hano ndavuga nti wasanga hari undi muntu waba wakibajijeho akaba ashaka kumenya ubusobanuro bwayo. Wavuze ngo uri umunyabwenge cyane wahisemo gushakana n'umuntu uruta. Urangije uravuga nyine uvuga ibyiza byabyo kuba warashatse umuntu uruta. None nashakaga kumenya ese urusha umudamu wawe imyaka ingahe, hanyuma nkomeze ikibazo. Okay, reka mbanze nkusobanurire kuko abantu batamenyereye. Hari igihe ntera urwenya bakagira ngo niko bimeze. Mu bintu byangoye bya mbere Imana imaze kunsubiza nsenga nuko umugore ndusha imyaka, kuko ubundi muri principe zanjye nagombaga kurongora umugore ndusha imyaka 4, hanyuma igiye kumpa impa uwo ndusha imyaka 9. Wasi nkushubije? Yego murakoze. Reka nkomeze. Nabo twasenganaga nabwe ni for sure ntabwo uri ashobora kuba Imana yampaye, nta kuntu yampa umugore ndusha imyaka ingana kuri. Rero nuko byagenze, murusha 9. Ubwo niba amenye amabanga y'urugo azabimbabarira. Murakoze. Ngawe ibariza ikibazo cyawe. Ngiye gukomeza nkikubaza. Nkurikije ukuntu muvuga ku rugo rwanyu, numva ari urugo rwiza, rushobora kuba rwaba ari nk'urugero ku bantu bubatse ndetse no kubifuza kubaka. So nkaba nashakaga kukubaza, utekereza ko nawe yafashe umwanzuro mwiza wo kugira umugabo umurusha imyaka? Ese ni ikihe kintu cyiza ubona kiri mu kuba washaka umugabo ukurusha imyaka myinshi? Murakoze. Reka musubize. Imyaka afeti namaze igihe kirekire ntera imigeri mbwira Imana ngo ntabwo wampa umugore ndusha imyaka ingana gutya. Noneho nza kuganira n'umupastor w'inshuti yanjye, yari pastor wanjye nkiga mu Bwongereza, mugisha inama kuri telefone. Arambwira ati rero imyaka nta ruhare igira ku rushako biblically. Aburahamu yarushaga Sara imyaka 10, ngenda mari izindi ngero. Kisa ndavuga ntari wa mugani mukobwa kwa nkunda nanjye nkamukunda fine. Rero imyaka yo ntacyo yongeraho kinini, ariko ubirebye neza buryo uko Imana ibikora. Hari igihe Imana yo iguhuza n'umuntu ruta kubera impamvu ebyiri. Icya mbere, umwazanamo maturité mutari kugira iyo mwese muba muri bato cyane, ariko twebwe dukundana. Unabajije umugore wanjye twari kuba twazanye nuko yagize ibindi bintu. Umugore wanjye rwose nari mfite concurrence nini cyane. Niba hari umuntu wagize concurrence nini muri fiançailles nanjye ndimo, kandi abo akonkera benshi bandushaga ubushobozi. Ko ndibuka twajyaga tuza tuje guharura umuhanda niko twabyitaga, nka parika ibirenge abandi baparitse imodoka. Ndibuka hari umunsi imvura yaguye ari nimugoroba, umwe mu bantu nyine twari turimo gukina muri icyo kibuga ampa lift. Uzi kugenda muri lift y'umuntu murimo gupiganwa, hanyuma bukeye mbaza nyine uwo musheri wanjye ari wabaye madamu wanjye, none se buriya ngumemo cyangwa manika amaboko? Arambwira ati ariko bareba abahungu bakurusha imodoka n'amafaranga, ariko jyewe umugabo nshaka ni umugabo ufite Yesu. Kandi n'ubu tujya tubisubiramo, akambwira ati kirya gihe ati yo kanaka bafite Yesu wari ko buri muri danger, ariko ntawe yari afite. So imyaka yo nta kintu ihinduraho, ariko nayo hari igihe bigira umumaro. So uza abenshi bari hano wenda bakireka bakiri batoya, uzaba ari muto yakabona umugabo umuruta, by the way n'umugore kuko arabonye mpura nabo akambwira ati umugore wanjye ndusha imyaka, ahubwo nibyo si ikibazo. Niba mukundana mwumva mushobora kumvikana, keep going.
icyo rero cy'imyaka sinzi niba wenda nshubije ikibazo cyawe kibaze mu bundi buryo. Ntabwo nkibaza mu bundi buryo, ahubwo wenda ndaguha inzira unsubizamo ku buryo mbyumva neza. So ku mukobwa cyangwa ku mudamu ushaka guhitamo umugabo uri mukuru kuri wowe ubibona nk'ibintu byiza cyangwa reka ngusubize. Nutoranya umugabo cyane cyane ubwo reka mbivuge mu buryo bw'umugabo, kuko utoranije umugore ukuruta cyane ubwo byaba ari amahano. Njya mbona abantu b'abajene ngo yarongoye umugore w'imyaka 50 mwabaze uyu mujene ni muzima. Ngo aba yahobagiye kabisa. Oya, ibi mujye mureka tubyemere. Gufata umujene w'imyaka 25 akarongora umugore w'imyaka 54 ubishaka utabishaka uba wahobagiye. Ariko ku mukobwa nanone naho be careful. Umukobwa w'imyaka 20 washatse umugabo w'imyaka 50, icyo gihe ubushatse umugabo ungana na papa wawe bizakugora, communication yanyu izagorana, kuko umugabo wakureba akabona erega arahana abagabo bagera bakagagara akaba daddy, wajya utangira kuvuga akakubwira atari ko reka nkwereke. Umukobwa w'imyaka 25 azaba ashaka gusohoka, umusaza yarakonjeye mu rugo yicaye mu ntebe, atari ko kutansohokana. Umusaza atari ko ibyo ngibyo no kwangiza amafaranga, ibyo no kwaya, ntabwo bihura. Icyo ngicyo rero ugomba kuba careful. Ariko umuntu nabona umuntu akumva aramukunze, akumva bizacamo, ubwo uzihanganira ibitazahura, sibyo? Ku mutoya nibura muhuje ibisazi, ariko mukuru cyane buri. By the way, hariho n'ibindi rega buriya ntarimo gushaka kubajyanamo, kubera ko ariko wenda reka mbivuge. Muri domaine zose imitekerereze y'umugabo w'imyaka 50 n'indi ibitandukanye n'iyo umukobwa w'imyaka 20. Ubwo harimo ikibazo. Icya kabiri, reka mfate no ku ruhande rwa sex, kuko nayo buri rugo rukora sex, rugira imibonano mpuzabitsina. Umusaza ageze hahandi bavuga ngo ni Mars, umuriro waragabanutse, utwaye umukobwa ugurumana nk'imbabura, bizaba ikibazo tu. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya, njye mbibona biba ikibazo. Ugasanga noneho umuntu akajya uzi uko bigenda no ku bagore barongoye. Ahubwo reka nibwirira abagore bari hano n'abagabo. Ubundi abagabo iyo barengeje imyaka 50 hormone zabo zitangira kumanuka, desire sexuelle iragabanuka. Ntibizabatangaze barya mubona bagenda bahobagira biruka nka mutwana, abameze nk'imodoka yakonje bashitura, donc ajya kwishituza, kubera ko yumva yakonje mu rugo, akubwira ko icyamukonjesha rero ko umugore we atakira attractive. Ariko yabishaka atabishaka n'ubundi ntabwo level of desire y'umuntu w'imyaka 20 ihura n'imyaka 50, ibihura. Noneho ni naho wa muhungu w'imyaka 20 warongoye umukecuru wagiye muri menopause, wowe rwose ni karamite. Muri iyo domaine ni ikibazo. Rero urumva n'ibindi. Uyu mwana aje nta base financière afite, asanze umugabo w'imyaka nugeza ku myaka 50 utaragira amafaranga ahagije, ejo ubwo warakererewe. Araje asanze umugabo amaze gukora ubuzima bwe buri well established, hari utumenyero ya developye, we nta n'icyo uzi mu buzima. Kuzahuza bikavamo urugo rwiza biragorana. Ariko biramutse bibaye ko nibyo ngibyo, sibyo? Yego. Murakoze, nongeye kwishima kubabona pastor, kuko ndi umwe mu bakobwa mwashingiye
kandi urugo rwubatse neza. Amen. Kuko hari ibyo tutabwiwe na ba masenge n'abandi, ariko wowe na mami mwatwigishije mu cya gihe cyo kwiga umubano. So hari ibyo byatumariye. Mfite utubazo tubiri. Wigeze gukomoza ku kintu uvuga ngo ku bagore bisohokana, ngo ndashaka kubaza ese bagiye ya communication mu rugo ihari hagati ye n'umugabo, akaba yajyanye n'abashuti be, ubwo ndagira ngo wenda numve niba ari bibi tubireke kubabikora, cyangwa se niba dushobora kubikora as friends tukasohoka, niba ntacyo byica igihe mu rugo mwabyumvikanyeho. Ikindi kibazo ndagira ngo mbaze ku mpande ebyiri, ku mugabo cyangwa umugore udashyigikira icyo mugenzi we akora cyinjiza, byakwafectinga gute umuryango cyangwa n'iki byakwangiza? Murakoze. Okay, reka mpere kuri icyo cyambere cy'abagore bisohokana bakijyana muri picnic. Ubundi nta kibazo kirimo ko bajyana, ariko reka nkubwire ikintu nabonye kandi mfitiye gihamya. Nshobora no kukubwira ingo zirenze 3 zimaze gusenyuka kubera uwo muco. Nusohokana n'abandi bagore, make sure ko nta bandi bagabo muzahuriraho mwagiye muri picnic. Wanyumvise? Nusohokana n'abandi bagore, make sure yuko nta bandi bagabo muzahurirayo muri iyo picnic. Icya kabiri, nimuhurirayo n'abandi bagabo ntuzarareyo, wowe uzataye. Nubona hajemo icyo gikundi cy'abagabo, wowe uzasezera ubabwira uti ndatashye nsanze umugabo wanjye. Kuko kimwe mu bibazo bibaho kenshi, ibyo bikundi biba bifite ibindi bikundi by'abagabo. Ntuzigere ujya mu gikundi cy'abagore bagiye guhura n'abagabo batarimo umugabo wawe. Ibyo byo rwose ndabikubwiye kuko niko Imana ivuga. Nta mpamvu yo gusohokana n'abandi bagabo. Niba ari ugusohoka, jyana n'umugabo wawe. Nusanga umugabo watarimo ugasanga y'abandi bagabo, we taha. Kuko umugabo wawe umunsi azabyumva akavuga ati ba bagore barasohotse bagiye guhura n'abandi bagabo ku Gisenyi, believe me, niyo mutasambana ntazabyemera ko mutasambana. Abagabo twe turafuha. Icya kabiri, icyo udashyigikira umurimo wundi, ubundi iryo ni ikosa rikomeye. Kuko muri kiriya kintu cyo kunezezanya habamo no gushyigikirana. Ubundi reka mbere sinabwiye ko mu gitondo twebwe dusengana, bumwe mu buryo bwiza bwo gushyigikirana, duhana amakuru. Uyu munsi uririrwa mu biki? Ibyo amaze kumbwira tukabihindura icyifuzo cy'amasengesho. Rero bikubwira ngo niba umugabo atagushyigikira cyangwa umugore adashyigikira umugabo, ubwo hari ikintu kiba cyapfuye mu karamata kawe. Niba warabaye umwe n'umugabo wawe, mwagombye guhuza vision, akanagushyigikira nawe ukamushyigikira kugira ngo umutungo wanyu wiyongere. Ubwo haba harimo akabazo, communication yanyu ibitagenda neza. Ubwo muzabitunganye mubyumve kimwe. Twumva undi. Hari abantu inyuma hari ariko bari bamanitse ngira ngo bageze aho bivamo. Mwabivuyemo? Reka gatoya, twabaza turi benshi, abantu twese hano buri umwe afite ikibazo, ariko umushumba wacu tumufite ku rubuga kandi azakomeza kuduhereza inama n'ibitekerezo. So tugiye kwakira ikibazo kimwe, umuntu umwe. Hari umubyeyi inyuma hariya wamanitse kare imbere y'abandi. Shiraho noye gucikanwa tusoreze kuri abo babiri basubiza muri make. Murakoze cyane. Atagira umuntu utahana ingingimira rwose ku munsi nk'uyu. Murakoze. Nitwa Masengesho Esther. Yego Esther. Egereza microphone. Nkaba ndi umudivorce. Nkaba mfite abana 4. Yego. Hari ikintu mwavuze cye aba ex. Aba ex. Umugabo wanjye yubatse urundi rugo azana undi mugore, ariko akakanya aranyandikira nka 5 z'ijoro akansaba ko tuganira, akambwira ngo aracyankunda. Ndasaba inama nuko nakwitwara, kandi hari icyo Imana yavuganye nanjye kuri ibyo ngibyo, kuko yambujije no gushaka undi mugabo. Yego. Ese ngiye ko nkiri muto nzahera gutya? Okay.
amfite ubwo ubajije ibibazo bibiri. Ubajije ibibazo bibiri. Uwo mu ex wawe ukigukunda kubw'urukundo nawe umukunda niba umukunda koko. Uzamubwira utumva rero umunsi wahitagamo undi mugore sinshaka kugusenyera. Kunda uwo nguwo mugumane. Ariko urambwiye ngo hari icyo Imana yakuvuzeho niba yarakubwiye ko azagaruka umunsi yagarutse uzamwakira. Oya ihangane mwimpakanya. Yarakubwiye ngo muzasubirana. Imana yambujije gushaka irambwira ngo nakoze divorce mu isi ariko ntago mu ijuru batanze divorce kuri njye. Ubwo Imana yakubuje nanjye singiye kuyivuguruza uzongera uyibaze. Murakoze. Cyane cyane kutarimo kumbwira ko hari undi muntu urimo gushaka kugutwara. Oya arahari ariko oya ubwo Imana yabikubujije uyumvire. Ariko ubundi madame reka nkubaze ikibazo. Ku bana bane reka twumvikane. Hariho n'igihe Imana yikoresha logique twe tutenda gukoresha. Ubundi ku bana bane uzabareka ubasubize se uzabagumana wajyane. Uzasanga umugabo ufite abandi batatu mwongeremo bane. Byihorera iby'Imana yakubujije ntuzabikore. Reka tugarukiriza twe gushyiraho commentaire. Iby'Imana yavuze ntugashyireho commentaire. Imana yakubwiye uyitegereza aba ari izahindura ibintu. Na ubundi ubu nawe ngiye kwigira na jyo aho wavuganiye nayo sinari impari cyatumye bikubwira singizi so yumvire. Sibyo byoroshye. Ariko rero kubyuwo mugabo uguhamagara ngiye mbagira inama. Abakirimo muri batoya mwigeze kugira abafiance abahungu mukundana nako cyangwa abakobwa ubwo utamurongoye cyangwa atakurongoye please hita udeletinga iyo link communication kuko abagore barafuha n'abagabo barafuha. Iyo utangiye gukomeza gucommunicatinga n'umu ex bitera umuriro mubi mu rugo rwanyu. Uwo mu ex wawe rero ex husband nukomeza kuvugana nawe umugore we dejo uzaba urimo kumubera ikibazo. Uwo mugabo ni waramukundaga nawe akagukunda agahitamo kurongora undi mubwira utumva ngirira neza ne kugusenyera ubakurwo nguru nibyo byiza uzabaye umuntu w'Imana. Kandi rwose icyo ngicyo meruriya niwe twari twavuze. Habayeho ibibazo byinshi byabajije abamama ngira ngo tuze gushyiramo na agenda. Niba hari umugabo amanitse hari umugabo hano wa bamenya bamenya rwose reka ubwo ari bamenya bamuhe mikoro n'ukuri. Murakoze cyane. Bamenya ntaguciye mu ijambo gatoya. Cyakoze iki kibazo kirantunguye. Amakamera yose namwerekereho. Umva ubwo Hallelujah. Urabumwici. Mbere yuko tugiye kwakira bamenya reka dusabe umushumba Pastor James nawe yageze hano twamaze kwakira abantu bose ahaguruke abasuhuze hanyuma dukomeze mu kanya karibuze turaza kubumva. Imana imuhe umugisha cyane kubwo kubana natwe. Bamenya ni karibu. Reka twumve bamenya. Murakoze cyane. Ngiye ntago ndibuze kubaza ibibazo byo mu rugo ko ngiye ndi ingaragu. Ndacyari big boy. Rero nzabibaza nindugeramo uriya kenshi kubaza ibyo utarageramo hari igihe ushobora kurengera. Yego. Ngiye ndibariza ibyanjye ku giti cyanjye ariko mbibaze Antoine. Ngenda gukurikira nsengera habanye cyane nahanyu ariko ndagukurikira buri munsi update zawe no mu rusengero ari igihe najyaga nzi inshuro nyinshi uri murabwiriza. Hari igihe nigeze gukubona cyane ngenda umusiramu ariko najyaga nza mu icaciye kugira ngo nkurikire inyigisho. Rero ikibazo nshaka kubaza ni kimwe nakibajije ku munsi ujya mu zabukuru nyibazaho cyane. Nabati umunsi umwe tuzahura nzakikwibariza. Hari inyigisho utanga zo mu ngo abantu bagafashwa izindi nyigisho
ariko hari depression imwe ibaho ngiye nifuza ko nawe waza yigisha ku bantu no kwisabira buriya kujya mu zabukuru hari igihe hazamo na depression rimwe na rimwe. Depression depression ugasanga umuntu bamusezereye mu gihe yumvaga kitari icyangombwa. Ikintu nibaza buriya na travelinze naragenza amahanga ariko harahogera ugasanga ntibakuzi habe n'akadomo. Umusitari wa mbere nabonye ku isi ni Yesu kuko ahantu hose ugiye usanga bamuzi. Hey! 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 Hallelujah! Reka nuko bamenye iyo ari ikibazo cyawe bikurogoye kuko iyo ugiye amahanga yose naho batamwemera usanga bamuzi. Ariko twebwe naho batatwemera ntibanatuzi. Nshaka kujya muri Kongo mbona arimo ugasanga nta no munzi cyane, ariko Kimironko yose narayitesheje umutwe ku bana abagore n'abagabo cyangwa mu Rwanda hose. Yego. Ikibazo nibaza ni kuri wowe. Yego. Bagusezerera nabonaga abantu benshi barimo bararira ntago bagusezereye baguha kiriya kiruhuko. Yego. Ariko abantu ukabona ntibashaka ko ujya mu kiruhuko. Ikibazo nibaza ni kimwe, ahantu wafatiraga imyanzuro iyo hasuye ugiye gufatirwa imyanzuro bigenda gute? Ese iyo ufite inyenyeri icyaka bakayiha ikindi gice bayoherejemo, iyo nyenyeri uyitwara ute? Murakoze cyane. Reka ngusubize ikintu kimwe. Icya mbere ngira umugisha kuko nize leadership, nakoze masters muri leadership, nkora doctora muri leadership development. Kimwe mu bintu twebwe twigaga harimo na retirement, kumenya gusohoka neza utanduranije cyane no kumenya icyo uzakora umaze gusohoka, sibyo? Ku buryo ubuzima bwawe bukomeza kugira agaciro. Ubwo rero twebwe mu mategeko tugenderaho ntabwo banyirukanye mu itorero nakoreraga n'ubu nkirimo rya Anglikani mu Rwanda. Iyo ugize imyaka 65 itegeko riranditse clear, umunsi wakoze anniversaire y'imyaka 65 umunsi ukurikiyeho uba uri mu kiruhuko cy'izabukuru, sibyo? Ubwo rero giye cyo nakoze imyaka 10 imbere yaho natangiye no kubwira abakristo ko ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu muri 2023 nzaba nagiye muri retirement. Uzabaza abakristo bose bari babizi n'abayobozi banjye bari babizi, ntawe byatunguye nanjye ntibyantunguye. Rero ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ukabivuga mbere n'ubwonko bwawe butangira kubyakira, wajyayo ukajyayo unezerewe, sibyo? Ibyo rero ibindi bisigaye iyo wawe ugifite imbaraga ni nacyo cyiza. Iyo ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ugifite imbaraga ugakomeza ukagira umumaro ariko udafite agahato k'inshingano. Ko nk'ubu ngubu ntawe untegeka ngo ntiwagiye mu kazi, wari uri hehe kutabonetse mu nama, ubu njyaho nshatse nsigaranye abatware babiri gusa, Yesu na madamu, nibo bantegeka. Ariko hari abagabo bamwe ubwo bumvise ngo narabicuritse, umugabo udategekwa n'umugore azambwire uko abigenza. Jewe ubwo butware ndabukunda kuko none se ko ateka ibiryo nkabirya ari ubwo nge nkora komande. Agura amashati nkayambara, ayo nari ngiye kwambara akayankuzamo. Ubwo butware rero ni ubutware bwiza n'ubwa Yesu. So retirement buriya iyo wayiteguye neza nta kibazo guteza. Iyo uzi icyo uzayikoresha kandi genda kizi rwose, ahubwo ndimo ndicara nitunganya neza ngo bishyire ku murongo. Ariko we ntabwo urageza aho ngaho, we ngira ngo ibyo twaganira n'uburyo uzashaka umugore n'uburyo uzamutunga neza, hanyuma nusaza ndamya kuzajya kungana nanjye ntagihari, ariko ubwo wenda nzasiga mbyanditse uzabisoma. Reka twumve undi muntu hari inyuma. Buriya nagishubije. Inyenyeri icyaka, ikirere cyayo uguma muri icyo kirere ariko atari wowe uri inyenyeri yori izindi. Reka buri ikintu cyica abantu ni ubusitari.
bagakunda ngo ntabwo kigaragara. Iyo wagaragazwaga n'akazi ukora ukavuga ngo ngiri senior pastor hariya ngo naragaragaraga, burya shobwa akazi niko kaguhaga agaciro. Ariko iyo agaciro kawe kahaga agaciro akazi ukora, niyo uvuye agaciro kawe uragatwara. So mujye murwaniza kubaka agaciro kawe intrinsic, ku buryo waba uri mu kazi waba utakarimo uba ufite agaciro, aho uzajya hose uzakajyana, sibyo? Kuko ikiguhesha agaciro, wavuze abantu bariraga, ikiguhesha agaciro ni abantu wagiriye neza, ni abantu witayeho, ni abantu wasengeye, ni abantu wafashije, si abantu bakubonye uwacaho. Ako gaciro ubu ikibazo kiriho muri iyi minsi, iyo wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru hari abantu bibwira ko ugitegeka. Mubo hari abantu bampamagara, kera nari umwana mwiza, yampamagara ati nabuze tike nkamusunikira. Ubu rero umuntu arambwira nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ntacyo nkisunika. Ariko byo nabikoze kubera yuko ndi vulnerable cyane. Mujye mwiga kwiprotecting iyo wiyize. Ndi vulnerable ku escrow, ndi vulnerable ku bantu basaba. Nageze ndavuga ntoya, ubwo ntagikora reka ngabanye generosity, kuko nshobora gukenesha urugo rugasonza. Nigeze kubikora rimwe, nigeze kujya mu nama y'ubukwe nsinyira umuntu sheke, urugo rwanjye rumara ibyumweru 2 rushonje. Mitandahira ndavuga nti sinzongera tu. Ubwo rero ubu muri kino gihe ntakiri umukozi, nagabanije ibyo bintu byo kwigira umwana mwiza. So reka twumve ni muntu. Rakoze, nitwa Serine Utamuriza. Nashakaga kubaza, nanashimira cyane ko mwazanye topic y'umuryango, kuko umuryango niwo pfundo kandi ukaba n'isoko ubumbatiye ibyo dukora byose mu buzima bwa buri munsi. Mwavuze rero kubijyanye n'ibiganiro, ariko mpora nibaza ikibazo, ese ni iki gituma imiryango imwe n'imwe isa n'ihana amatangazo? Kuko ibiganiro mwatubwiye ibibigize, ariko usanga mugenzi wundi amubwira ikintu nk'aho ari itangazo. Icyo kintu rero mpora nkibaza nkumva ntago ngishyikira neza. Okay, reka nk'uyu igisubizo kuko kiroroshye. Abantu benshi ntabwo bigeze biga communication, nta nubwo bigeze bayibona. Kuko njya mbaza abahungu n'abakobwa bagiye kubaka urugo, ntabwo ariko uretse kumbeshya, papa na mama wawe bigeze babicaza baravuga dore ukuntu abantu bakora communication mu rugo. Yesu wavukiye mu rugo urahakurira, ariko bigeze baguha amahame abigenga. Rero ariko iyo ugize Imana ukaza mu giterane nk'iki, nawe ugomba kwicara. Communication nk'iyo ngiyi ituma atari amatangazo gusa, iva muri bya bindi bine nababwiye, ariko abantu benshi ntabwo babyigishijwe. Yewe njya no mu nama zitandukanye, ugasanga n'abayobora inama zitandukanye ntabwo bizi izo principe zo gutega amatwi ngo bareke abantu bavuge. Ibyo rero ni ikibazo kibaho, ahasigaye umuntu akaza akakubwira ibintu nk'amatangazo nk'uko babivugaga, ariko nta gutega amatwi. Niho ikibazo kiri, kuko amatangazo, iyo umuntu atanze itangazo arakubwira ariko we nta gutega amatwi. Ariko communication nababwiye ngo igira amatwi abiri n'umunwa umwe, yumva cyane ikavuga buhoro, sibyo? Ubwo rero mugende mu byiki, n'abatabizi bemere guhinduka batangire babyiki, nibyo byubaka urugo. Ariko hari umuntu wapfanye ijambo hariya kandi niwe wamanitse imbere y'abandi bose, yabiretse. Oya, hari umumama rwose, niba ari umukobwa, niba ari umumama, uriya wambaye rinete niwe wamanitse imbere y'abandi. Nibaguhe mikrofone hanyuma bari wendangirizaho. Udataha ubabaye rwose. Murakoze, nitwa Kayitesi Florence, mfite umutwaro umwe n'abana 2. Hari point 5 wavuze zo kuba urugo rw'aba comfortable, ariko harimo point imwe isa nkaho nakubakira hariko ingoyi. Nashakaga ngo uyinsobanurire. Wavuze ngo wafataga umunsi on Tuesday ukaganira n'umudamu wawe. None njyewe ntago ubwo ayo mahirwe
nayagira kubera imirimo umutwara arimo. Ntago nyine twakommunicatingana turi kumwe, it is just on the phone, ariko nabwo bikagenda neza. Ariko iyo point yo kuba muri kumwe numvaga yamfasha kuba urugo rwaba comfortable kurenza aho ruri ndetse cyane. Nabigenza gute ko umutware dushaka kuzaganira yarashaje, nibwo azava mu kazi, tuzaganira ryari kugira ngo bigende neza? Ese ni ihe nama wampa yuko twabigenza nubwo tuba tutari kumwe, hanyuma urugo rukarushaho kugenda neza? Murakoze. Okay, reka rero nkubwire ikintu. Bo icara nta kibazo. Imirimo arimo kereka niba baramutumye kuri Mars, kuko hari abasirikare bajya muri mission ariko akenshi zimara umwaka n'igice. Hari abajya muri za ambasade nawe ntawe wajyaho assignment yo muri ambasade irenga imyaka, kandi yagiye muri ambasade uba ufite uburenganzira bwo kumusangayo cyangwa se nawe akaza kugusura. Nta hantu na hamwe umuntu ashobora kuba kure y'akazi ku buryo uzamubona ashaje ntimubone quality time. Ariko iyo akora kuri, kuko bijya bibaho, ushobora kuba ukora, sindi bukubaza amabanga y'urugo ngo mubaze ntisi akora kahe kazi, akora hehe, bishobora kuba n'ibintu bidakenewe kuduha information. Abantu icyo gihe barakirema. None se madame, ubundi ko ufite umugabo umwe harya n'abana bangahe? 2. Kereka ni warababyaye agihari, sibyo? Oya ntiwisobanure, rata sinshaka kukumenesha amabanga. Ariko iteka ryose burya niyo mwagira communication nziza kuri telefone, ariko na contact physique irakenerwa, kuko umuntu agizwe n'umubiri n'ibitekerezo n'amarangamutima n'umwuka, sibyo? Amarangamutima nshobora kuyagaburira ndi kuri, ibitekerezo nshobora kubitanga ndi kuri, ariko umubiri sinshobora kuwugaburira ndi kuri, sibyo? Ujye ujya kumusura cyangwa umubwire nawe niba kereka niba ari nko muri gereza wenda, nabyo bishobora kubaho baramukatiye imyaka myinshi, ariko ubundi ahandi hose yagombye kugusura nawe ukamusura. Sindi bukubaza aho yagiye. Niba ari ibanga uze kunshaka turangije iteraniro umbwira uti burya icyo navugaga ni iki ngiki cyanyuma usobanurire. Sibyo? Mwakoze rero, reka ngira ngo manuke nsubize agatuti abayobozi ba gahunda. Ibindi reka umubyeyi tumukomera amashyi menshi, tuzabiganira ubutaha. Ayo mashyi ntabwo akwiriye, twongera andi mashyi. Sinakubwiye ko wakomye amashyi mbiri cyuya.